Mu gacyaro kamwe kitwaga Obaka hari umukobwa witwaga Orucuku. Uyu mwana w'umukobwa buri umwe wese yari amuzi muri ako gacyaro kubera ko yari mwiza cyane, yari afite amaso meza cyane ndetse afite uruhu rwiza runyerera. Buri umwe wese iyo yamubonaga yahitaga ahagarara akamwitegereza. Ariko rero hari ikindi kintu kidasanzwe kuri Orucuku, abantu batinyaga uyu mwana w'umukobwa. Uyu mukobwa yangaga abagabo. Uyu mukobwa yaratandukanye cyane, ntabwo yarateye kimwe n'abandi bakobwa babaga muri aka gacyaro. Ikindi kandi gitandukanye, uyu mukobwa ntabwo yasekeraga umuntu uwo ari we wese, yahoraga ari calm, agahora acecetse, udashobora kumubona na rimwe yasetse. Igihe icyo ari cyo cyose abagabo bageragezaga kumuvugisha, ibintu byahitaga bihinduka bibi. Iyo hagiraga umugabo ugerageza kumwegera, uyu mukobwa yaramukubitaga mpaka uyu mugabo atakibasha guhaguruka. Abagabo bo muri iki cyaro bari babizi neza ko nta gukinisha Orucuku. Bamwe mu bagabo babaga muri aka gacyaro yari yarabamennye amaso, abandi bari bafite ibikomere ku matama, ndetse abandi bari bafite ibikomere ahantu hagiye hatandukanye kubera uyu mukobwa. Nubwo uyu mwana w'umukobwa yari mwiza cyane, abagabo bakamutinya, ariko ntabwo bamutinyaga nk'ukuntu bamukundaga. Jya kure y'uwo mukobwa, uwo mukobwa ntabwo ameze nk'abandi bakobwa. Babaga bari kuburanira, igihe umwe wabaga utamuzi yashakaga kugerageza kumwegera cyangwa kumuvugisha. Uyu mwana w'umukobwa rero Orucuku yabaye muri aka gacyaro, ari mwiza ariko abantu bamutinya. Umunsi umwe rero Orucuku yaje kujya ku isoko guhaha ibyo kurya. Isoko ryari ryuzuye abantu, buri wese ari guhaha, abantu bari kuganira, abandi bari kugurisha ibintu byabo baje kugurisha. Nuko Orucuku yatambutse aho ngaho mu abo bantu, atambuka ari serious cyane, adaseka kandi atanavuga. Nuko Orucuku afata igitebo cye yari yahahiyemo ibyo agomba guhaha, yagombaga kuva aho ngaho. Umusore umwe utari mureba aho uyu mukobwa ari kwerekera, arangije aramugonga. Uyu mukobwa Orucuku atanatekereje, atanamuvugishije, yamukubise cyane urushyi rw'itama y'uyu musore. Uru rushyi rwahise rwomongana, rwaravuze cyane ku buryo buri wese yabashije kubyumva mu isoko. Isoko ryose ryahise riceceka kubera uru rushyi uyu mukobwa Orucuku yarakubise uyu musore. Abantu bose bari bari aho ngaho bahise bagwa mu kantu, kuko ntabwo uyu mwana w'umusore yagerageje kurwanya Orucuku, yari abizi neza, ndetse amaso y'uyu mwana w'umusore yarebaga nkaho afite ubwoba. Ubwo yahitaga abwira Orucuku ati mbabarira, ntabwo nabishakaga. Ntabwo yigeze ategereza ko Orucuku hari icyo amubwira, ahubwo umusore yahise apfumyamo arirukanka. Abagore bari bari aho ngaho muri iryo soko batangiye kuzunguza umutwe, bamwe barimo bavugana n'abandi bati arongera arabikoze, arongera ararwanye. Ariko nubwo bavugaga ibyo ngibyo, nta muntu n'umwe washoboraga kuba yagira ikintu abwira Orucuku. Bari babizi neza, bari bazi ko nta muntu n'umwe ugomba kwegera Orucuku. Icyo gihe rero ibyo byararangiye, noneho isoko rirongera rirakomeza nk'uko ryarimo rigurisha. Ariko ubwoba bw'uyu mukobwa Orucuku bwahise butangira kuzamuka mu mitima y'abantu. Muri aka gacyaro rero ka Obaka, abagabo benshi bifuzaga kuba bashaka uyu mukobwa Orucuku. Nubwo batinyaga uyu mwana w'umukobwa, ariko ntabwo bigeze bahagarara kuba bavuga uburyo ari mwiza n'uburyo bamukunda. Bamwe baravugaga bati ariko wenda ndamutse mwitwayeho neza nkigira umuntu mwiza kuri we, azankunda, azanyumva. Abandi bakavuga bati byanze bikunze umuntu amugendeye gake gake akamwegera ashobora kumuhindura. Ariko abo bose baribeshyaga. Baragerageje, buri umwe wese akagerageza kuzana impano zitandukanye azizaniye umwana w'umukobwa, bavuga bati reka tugerageze turebe yuko hari uwatsindira umutima we. Ariko ibyo byose barabikoze, Orucuku ntago byigeze bimushitura. Orucuku ubwo bageragezaga ibyo ngibyo byose yabaga ari kubareba kandi yamaze gutahura amayeri yabo. Igihe cyose umugabo yageragezaga kumwegera, yaramukubitaga bihagije akamwemeza. Yarabakubitaga ndetse bagasubira mu ngo zabo babaye intere, ndetse bamwe muri bagenzi babo bagabo bakabasabira imbabazi.
ariko Urucuku ntabwo yajyaga agira imbabazi. Ndetse umwe mu bashefu ba village yaketse yuko umuhungu we ashobora kuba umuhungu udasanzwe imbere y'uyu mukobwa, arangije aramubwira ati byanze bikunze umuhungu wanjye ashobora gutereta uyu mukobwa. Aravuga ati ntabwo uyu mukobwa yakwibeshya ngo akore umwana wanjye. Ubwo rero umuhungu wa chef de village yahise ajya kureba Urucuku, aragenda aramwegera atangira kumusekera, atekereza yuko izina rye cyangwa se aho aturuka biri butume uyu mukobwa wa Urucuku amukunda. Ariko Urucuku nta na kimwe yigeze yitaho. Igihe rero yageragezaga kumukoraho, yahise amukubita panshi, noneho umusore yikubita hasi ku buryo byahise bimuviramo kubura amenyo abiri. Umusore wa shefu yahise agaruka mu rugo, agaruka isura aba yangije, agaruka abura amenyo abiri, nta menyo abiri afite, ndetse icyo gihe yari ameze nabi cyane, ntabwo yabashaga kuvuga. Shefu ibyo bintu byaramurakaje cyane. Kuva uwo munsi abagabo bo muri iyo village bahise bamenya yuko uwo waba uri wese, aho waba uturuka hose, utagomba gukinisha Urucuku. Abagabo bo muri aka village bari bamaze kurambirwa no guhora bakubitwa n'uyu mukobwa Urucuku. Habaga hari inkuru zose zirwaga zivugwa aho ngaho muri aka cyaro ka Obaka, zabaga ari uburyo batinyamo uyu mukobwa Urucuku. Umusaza mukuru wa village yatangiye kugira ubwoba, nuko atangira kubaza abandi basaza bagenzi be bati ariko se kuki Urucuku afite imico imeze gutya? Ariko se ni ukubera iki ayanga abagabo cyane? Nuko umusaza mukuru wo muri aka gacyaro, muri aka village, yahise yemeza yuko bagomba guterana, noneho bakabaza Urucuku impamvu imutera ibyo bintu byose, bimutera ayo mahane. Ubwo rero bahise bahamagara Urucuku, baraza bamushyira hagati yabo, aho buri umwe wese arimo yumva ndetse areba. Ubwo rero abasore, abagabo, abana ndetse na ba nyina bari bari aho ngaho bamuzengurutse, bari bari aho ngaho bafite amatsiko yo kureba ikiri bube cyangwa se icyo umukobwa ari buvuge. Urucuku rero yagezemo aho hagati yabo, arangije asa nk'utambuka. Yari muremure kandi ntabwo bagiraga. Arangije areba impande ze, areba amasura yose ari kumwitegereza. Umukuru yari yicaye aho ngaho mu ruziga, ategereje yuko uyu mwana w'umukobwa hari ikintu avuga. Ariko aha ngaha ntabwo Urucuku yigeze yubika umutwe ngo arebe hasi. Yahagaze aho ngaho afite confidence, ndetse no mu maso ye bigaragara yuko ntabwo bafite. Nuko umukuru wa village yatangiye kumubaza ibibazo. Yabati Urucuku, ni ukubera iki ukunda kurwana n'abagabo? Ese ni ukubera iki ukubita buri muntu wese ushatse kukwegera? Nuko Urucuku arangije areba wa musaza mukuru, nuko arangije aramubwira ati ntabwo nzigera ntuma umugabo ankontorora, ikindi kandi ntabwo nzigera mpagarara kubakubita. Aya magambo umwana w'umukobwa yavuze yahise atera ubwoba buri umwe wese wari uri aho ngaho. Buri umwe wese aho ngaho yatangiye kuvugana n'undi, batangira guhwihwisa, ntabwo biyumvishaga impamvu Urucuku avuze ayo magambo. Nuko umusaza arangije aramubwira ati ariko se ni ukubera iki? Ese ni iki gituma umera gutya Urucuku? Ariko aha ngaho Urucuku ntabwo yigeze abisobanura. Icyo gihe rero umukuru w'agacyaro yahise amureka arigendera, ariko bava aho ngaho nta gisubizo babonye ndetse nta n'umwanzuro bafashe. Bahise bagumana amatsiko yo kumenya igituma, impamvu nyamukuru uyu mukobwa akora ibyo bintu, ese niki cyamubayeho. Ariko uyu mwana w'umukobwa yagumanye ibanga muri we, ararihisha ntiyarivuga. Buri umwe wese rero yahise asubira mu rugo rwe, ariko bagenda bose bahwihisa bavuga bati uyu n'umukobwa ntabwo asanzwe. Nuko rero mu kagoroba kamwe Urucuku yahise ava aho yabaga, noneho arajya kuvoma amazi. Icyo gihe izuba ryari ricanye cyane. Igihe rero yari kugenda yikoreye ikibindi kirimo amazi, ikirenge cye cyahise kigonga urutare, noneho arangije yikubita hasi. Ikindi kandi ikirenge cye nacyo cyahise cyangirika.
ubwo rero Orcuku yatangiye kumva ububabare ndetse atangira kugerageza ngo ahaguruke. Umuhinzi rero wari uri aho hafi ye aho ngaho yabonye ibyabaye, yahise ava mu murima yari arimo aza yirukanka agira ngo afashe uyu mukobwa Orcuku. Igihe rero uno mugabo yahise aza yirukanka atangira guhambira aho yari yakomeretse kugira ngo adakomeza kuva amaraso, ariko Orcuku ntabwo yigeze abyiyumvisha ibyo bintu, ahubwo yatekereje yuko uno mugabo arimo kugerageza gushaka kumwiyegereza ndetse no kumuprofita. Orcuku yahise amukubita punch yo mu maso. Amaze kumukubita punch yo mu maso, noneho aravuga ati nta soni ugira wowe, uratinyuka kunkoraho. Atangira gusakuza, amaso ye atangira kuzamo umujinya mwinshi. Nuko uyu mugabo w'umuhinzi wari uciye bugufi arangije afata ku isura atangira kumusobanurira, ati njyewe nari ndimo ngerageza kugufasha, ariko ahangaha Orcuku ntabwo yigeze abyumva. Uyu muhinzi rero ntabwo yigeze agerageza gushaka kurwana n'uyu mukobwa, kubera yuko muri iyi village ya Baka ntabwo abagabo bajya barwana n'abagore. Icyaba cyose, impamvu izo arizo zose, ntabwo umugabo yemerewe kuba yarwana n'umugore. Ubwo rero umuhinzi yarahagurutse gake gakeya, isura ye yamaze kwangirika, nuko arangije ava aho ngaho aragenda. Inkuru ya Orcuku noneho yatangiye gusakara aho ngaho muri village hose. Abagore bandi bakavuga bati yakubise umuhinzi wari urimo ugerageza kumufasha. Imyitwarire y'uwo mukobwa Orcuku yatumye buri umwe wese amumenya ndetse buri umwe wese aramutinya. Nubwo ibyo byose byabagaho, ntibyigeze bituma abantu batakomeza kubona ubwiza bw'umwana w'umukobwa. Yahoraga ahagaze mu mbaraga ze ndetse no kwiyumva. Nta mukobwa n'umwe nka Orcuku wari warigeze uba hano muri aka gacyaro. Umuhungu w'umwami rero yaje gutekereza avuga ati byanze bikunze uyu mukobwa ngomba kumutsindira. Icyo gihe rero Prince yatangiye kujya asura Orcuku ndetse amushyiriye n'impano zitandukanye, amushyiriye imyenda myiza, imbuto ndetse n'imikufi myiza cyane. Ariko iki gihe Orcuku ntabwo yigeze amwangira, ariko nanone ntabwo yigeze amwereka yuko amwitayeho. We yagumye abitwaye nk'ibisanzwe, aguma amureba ndetse areba buri kimwe cyose uyu mu Prince ari kugerageza gukora. Icyo gihe buri umwe muri ako gacyaro ntabwo yigeze abyizera, babonye ari ibitangaza, bavuga bati ntabwo byumvikana uburyo Prince ashobora guhindura uyu mukobwa. Umunsi umwe rero Prince yaje gutumira Orcuku kugira ngo batembere. Icyo gihe wari umunsi mwiza, wabonaga ko hari agakirima keza. Igihe rero bari kugenda, Prince yatangiye kwiyumvisha ko byanze bikunze Orcuku yatangiye kumukunda. Atangira gutekereza muri we ati igihe cyose tumaranye ntabwo yigize ansunika cyangwa se ngo anyange cyangwa se ambwire nabi. Muri uko kwiyumva rero kwa Prince, ahangaha yakoze ikosa rikomeye cyane. Arangije afata ukuboko k'uyu mukobwa Orcuku, yibwira yuko ari akajeste, ari akantu kari romance, ari akantu kari gentle akoze, ariko kuri Orcuku ntabwo ariko yabitekerezaga. We ku giti cye yahise yumvisha ko Prince ari kugerageza kumukontorora. Muri ako kanya Orcuku yahise ahinduka, amaso ye yahise atangira kuzamo umujinya. Mbere y'uko rero Prince hari ijambo na rimwe abasha kuvuga, umukobwa yahise amwataka. Arangije amukubita punch ya mbere mu gatuza, arangije amukubita indi nanone mu isura. Prince ubwo rero yatangiye kugerageza kwirwanaho, ariko Orcuku yari akomeye kandi yihuse cyane. Ntabwo yigeze ahagarika kumukubita kugeza igihe Prince yashize imbaraga aguma hasi. Noneho icyo gihe Prince yatangiye kufuruta, atangira kuva amaraso. Abarinzi ba Prince bari baraho ngaho bahagaze, baje birukanka kugira ngo bamufashe bamutabare. Uko barangije bafata Prince baramuterura baramujyana, dore ko atabashaga no guhagarara. Yari yamukubise yamwangije, isura ye yari yangiritse ndetse n'amaguru ye, umubiri we wose yari yawukubise. Hasi amufata rero baramwirukankana bamujyana ibwami. Igihe rero amakuru yari amaze kugera mu gace hose, abantu ntabwo babasha kubyemera. Batangiye kuvuga bati Orcuku yakubise umwana w'umwami. Baravuga bati ntabwo bishoboka, nta muntu n'umwe hano muri aka gacyaro wigize anarota kuba yazamura ibiganza bye ku mwana w'umwami.
village yose yahise igwa mu kantu, nubwo bari bazi yuko Orchuku ateye ubwoba, ariko ntago batekerezaga yuko ashobora kujya kwataka umuntu w'ibwami. Agace kose katangiye kubigira ikiganiro, barimo bibaza bati ese niki umwami ari bumukorere, biri bugende gute? Igihe rero prince yarageze ibwami yakubiswe atabasha kugenda, umwami yahise arakara cyane, nuko arangije avuga ati ninde ushobora gutinyuka gukorera ibintu nk'ibi umwana wanjye? Abari barinze umuhungu we ndetse n'abakora aho ngaho ibwami batangiye gutitira, ariko bose bari babizi neza ko ari Orchuku, kubera yuko nta muntu n'umwe muri aka gace ushobora kubasha kuzamura ukuboko kwe ku mwana w'umwami. Icyo gihe rero umwami yahise ategeka yuko bagomba kuzana Orchuku ibwami. Ubwo akivuga iryo jambo ryahise risakara aho ngaho mu gace hose, buri umwe wese yahise ava ahari arirukanka ajya ibwami kugira ngo ajye kureba ese niki kiri bube nibamara, niki bari bukorere uyu mukobwa w'Orchuku. Baje kumva ese Orchuku ari busobanurire iki umwami. Nuko rero aho ngaho ibwami hari huzuye abaturage bo muri ako gace, bose bategereje yuko umukobwa utagira ubwoba agera aho ngaho. Igihe rero Orchuku yaragaragaye aho ngaho, yaraje arangije yinjira ibwami. Abari bari aho ngaho rero batangiye kumwitegereza bavuga bati byanze bikunze ahangaha agomba kugira ubwoba, ariko iki gihe Orchuku nta bwoba yari afite. Yaraje ahagarara imbere y'umwami, dore ko yari muremure, afite amaso asa neza cyane kandi afite confidence. Nuko igihe umwami yari yicaye rero mu ntebe ye, arangije areba Orchuku n'uburakari bwinshi, nuko yabati ni ukubera iki watatse umwana wanjye? Yabajije Orchuku, ijwi rye ryahise ryajyaga mu bikuta by'ibwami rikongera rikagaruka, kumva ko ari ijwi riri strong, ndetse abantu bari baraho bose batangira guceceka, batangira kugira ubwoba bati umwami yarakaye. Ariko Orchuku ntabwo yigeze ahinduka ku kanya. Orchuku nta kintu byamukozeho, yarahagaze aho ngaho araceceka, ndetse ubona ko mu maso afite uburakari bwinshi cyane. Abantu bose bari bari aho ngaho bari bategereje kumva ese Orchuku ari buvuga iki, ari bubwire iki umwami. Ariko Orchuku yari afite impamvu imutera ibyo byose, ariko impamvu ikabihishe. Icyo gihe rero Orchuku yahisemo kutabwira umwami impamvu imutera ibyo byose. Nuko umwami yatangiye kwivumbura, aravuga ati ese niki gishobora gutuma uceceka gutyo imbere yanjye? Ibyo yabimubajije avuga nk'uburakari bwinshi, ariko ahangaha Orchuku yagumye acecetse ndetse ameze nk'ibuye. Ibanga rye yarifungiye mu mutima we, riguma muri we. Nuko abari bari aho ngaho rero bahise batangira kujujura, batangira kuvuga hagati yabo, barimo bibaza impamvu Orchuku akoze ibyo bintu. Kuva icyo gihe rero impamvu ya Orchuku yahambwe cyangwa se yagumye mu mutima we. Nuko rero umwami yahise yongera aragerageza, atangira guhatiriza Orchuku, aramubaza ati ese ni ukubera iki wambabarije umwana? Nuko umwami arangije aramubwira ati vuga vuba cyangwa se uhure n'ibibazo bikomeye cyane. Ako kanya Orchuku umutima we watangiye kuremera, ku buryo noneho atabashaga kwifata. Ukuntu ubudahangarwa bwa Orchuku bwahise butangira kugabanuka, ndetse abaturage bari aho ngaho babashije kubona ikintu kidasanzwe batari bigeze babona kuri uyu mwana w'umukobwa. Amarira yatangiye gushoka mu maso y'umwana w'umukobwa, ndetse ijwi rye ritangira gucika intege. Ubwo yatangiraga kuvuga yabati papa wanjye, umugabo wagombaga kuturinda ntabwo yari umuntu mwiza. Ijwi rye ryari riri hasi cyane ndetse ababaye. Abaturage nabo bari bari aho hafi ye baciye bugufi, bacecetse, biteguye kumva ibyo ari bubabwire. Orchuku amaso ye yari yuzuyemo amarira, ubwo yari arimo agerageza kuvuga inkuru mpamo yari yarahishe muri we igihe kirekire. Yabati yakubitaga mama wanjye buri munsi, yamufataga nk'umucakara akamubwira nabi, ndetse n'igihe cyose mama yageragezaga kuvuga yamubwiraga nabi cyane cyangwa akamukubita noneho birushijeho.
yahitaga azamura ibiganza, noneho mama wanjye agahita aceceka. Yari afite ubwoba ku buryo atabashaka no kuvuga ikintu na kimwe. Abantu bari bari aho ngaho bose bahise baceceka, barimo bumva buri jambo ryose Orcuku ari kuvuga. Ati umunsi umwe mama wanjye yari atwite, hari ibyo batumvikanyeho, ariko papa wanjye yahise atangira kurakara. Yaramufashe aramukubita bikomeye cyane ku buryo yagezeho yikubita hasi. Icyo gihe yahise abura umwana, yahise akuramo inda. Ahangaha Orcuku yahise ahagarika kuvuga, noneho amarira atangira kumanuka mu maso ari menshi cyane. Hashize akanya gatoya, nuko hashize akanya gato yahise abura ubuzima. Icyo gihe akimara kuvuga gutyo, abantu bose baho ngaho muri ako kavirage bahise bagwa mu kantu, bahise bababazwa n'uko kuri uyu mwana w'umukobwa babwiye. Orcuku rero yakomeze guhagarara aho ngaho, ariko umubiri we utangira gutitira ndetse atangira gucika intege n'amarira menshi, ubwo yari arimo avuga ibijyanye n'urupfu rwa mama we. Ati njyewe nari nkiri umwana kandi nabonye mama wanjye ubwanjye ari gupfa. Icyo gihe nta kintu na kimwe nari kubasha gukora kugira ngo byibuze mutabare. Orcuku arangije ahanagura amarira, noneho akomeza kuvuga inkuru ye uko yagenze. Nyuma yaho rero papa wanjye yaje gupfa, noneho ntangira kwibwira yuko wenda ngiye kugira amahoro, ariko igihe nari ngiye kuba kwa marume, noneho byari bibi kurusha ibya mbere. Nyirarume yari umugabo ufite ikigare nk'uko papa we yari ameze, ndetse akaba ari n'umugabo utagira ikimwaro. Yafataga abagore batandukanye akabazana mu rugo. Orcuku ubwo yabaga ari aho ngaho byose yarabibonaga, akabona uburyo uyu mugabo afata nabi aba bagore, nta kububaha, akabahatiriza gukora ibyo ashaka ndetse no kumushimisha, bakoresha amagambo mabi ndetse n'ibikorwa bibi. Aba bagore nta mahitamo abagabo bafite, babahaga aba bagabo. Icyo gihe kandi ntabwo bari abo bagore bonyine yazanaga mu rugo, yazanaga n'abashuti be, ndetse abo bashuti be bakabana n'abo bagore aho ngaho mu nzu, ndetse nabo bakabafata nabi. Igihe cyose abagore bageragezaga kuvuga cyangwa bivuganira cyangwa se bagerageza gusaba ubufasha, icyo gihe nyirarume wa Orcuku yahitaga azamura ibiganza agashaka kubakubita. Abagore babaga aho ngaho babaga mu bwoba bwinshi cyane, babaga biteguye ko mu gihe icyo ari cyo cyose bashobora gukubitwa. Barakubitwaga, barahohoterwaga, ndetse rimwe na rimwe bakabigenderamo, ku buryo hari n'igihe batabaga babasha no guhagarara cyangwa se gutambuka kubera gukubitwa. Uyu mwana Orcuku yabonye ibyo byose buri munsi uko byagendaga. Yabonye uko abagabo bahora bashaka gukontorora abagore ndetse bagashaka kubakoresha ibyo bashaka. Yabonye uburyo abagabo igihe icyo ari cyo cyose baba bashaka kugerageza gukontorora abagore ndetse no kubereka ko babarenze igihe cyose bari kumwe nabo. Ntabwo abagabo bajya bita ku bagore babo, nta kintu na kimwe baba bitayeho, ahubwo bakoresha imbaraga zabo kugira ngo babikemo ubwoba abagore. Bakoresha imbaraga zabo kugira ngo bereke abagore yuko ari abantu baciriritse ndetse ari abantu b'abanyantege nkeya. Ibyo byose Orcuku yabibonye ahereye ku mateka yabonye mama we yabayemo, ndetse n'abo bagore babanaga na onkere we. Icyo gihe rero Orcuku yahise yisezeranya muri we yuko nta mugabo n'umwe uzabaho uzigera umukontorora cyangwa se ngo amufate nk'ubwo buryo. Orcuku ntabwo yigeze abasha gutabara mama we, ndetse ntabwo yigeze abasha gutabara abagore babanaga na onkere we, ariko yabashije kwitabara. Kuva icyo gihe umutima wa Orcuku wahise ukomeromera nk'ibuye. Ntabwo yigeze na rimwe atuma umugabo amwegera kugira ngo amubabaze. Ni muri ubwo buryo Orcuku yahindutse umukobwa uteye ubwoba muri village yose. Ariko nyuma y'imbaraga ze ndetse n'umujinya, hari inkuru y'umubabaro, inkuru itarigizwe imenywa n'umuntu uwo ari we wese. Igihe rero Orcuku yaramaze kuvuga inkuru ye ibabaje, buri umwe wese wari uri aho ngaho yaracecetse. Bahoze bamubona nk'umukobwa uteza akavuyo cyangwa se w'umunyamahane muri village, umuntu buri umwe wese yatinyaga. Ariko icyo gihe bahise bamwumva.
Urucuku ntabwo yarwanyaga abagabo abarwanyiriza ubusa, ahubwo yarimo yihagararaho. Yari afite ubwoba bwinshi cyane ndetse no kubabara ku mutima bitewe n'ibyo yari yarabonye ubuzima bwe bwose. Abagabo bo muri ako gace, cyane cyane ababashije kumugera imbere, bubitse umutwe imbere ye ndetse bafite ikimwaro. Bamwe muri abo bagabo bari bafite ndetse inkuru zijya gusa n'izo ngizo zo gufata abagore babo nabi, ariko bahise basobanukirwa uburyo ibikorwa byabo bibi bishobora gutuma abantu bakuramo ububabare bukomeye. Abagore bo muri ako gace bari bamaze igihe bihanganiye ibyo bacagamo bijya gusa ndetse n'ibyo uyu mwana w'umukobwa yari amaze kuvuga. Bahise bareba uyu mukobwa Urucuku ndetse baramwubaha. Ntabwo Urucuku yari umuntu uteye ubwoba, ahubwo yari indwanyi. Yarahagurutse ndetse atari ubwo yahagurukiye, ahubwo yahagurukiye abagore bose bari barababajwe bagakomeza guceceka. Abagore bose b'aho ngaho batangiye kumubona nk'icyitegererezo, ndetse na Prince wari waragerageje akibwira yuko ashobora gutwara umutima wa Urucuku, nawe ubwe yahise yiyumvisha ikosa yakoze. Icyo gihe rero yaramwegereye, arangije amusaba imbabazi, arangije amusezeranya yuko atazongera kumubabaza na rimwe. Nuko umwami rero amaze kumva inkuru y'uyu mukobwa Urucuku, yahise atangaza avuga yuko nta mugabo n'umwe muri Abaka uzongera gufata umugore we nabi. Abagabo bose bari bari aho ngaho bahoraga bafata abagore babo nabi, bahise bahanwa ndetse bahanirwa imbere y'abantu bose. Agace kose kahise kigira ku nkuru y'uyu mukobwa Urucuku, ndetse umugore atangira kubahwa aho kuri ubwo butaka. Urucuku kugeza na n'ubu aracyari umukobwa w'umunyembaraga ndetse uteye ubwoba. Ubu ngubu atangiye kujya afungura umutima gake gakeya, ndetse yaje kwemera yuko agiye gushyingiranwa na Prince, ariko atari kubera yuko ari Prince, ahubwo kubera yuko yagaragaje yuko ashobora kwihagararaho ndetse ashobora kwiyubaha. Ntabwo byari bijyanye na control, ahubwo byari bijyanye n'imbaraga ku mbaraga, kubaha, kugabura no kubaha. Icyo gihe rero Village yose yaje mu bukwe, baracelebratinga ubukwe bwa Urucuku ndetse na Prince. Urebye ntabwo yari mariage y'abantu babiri, ahubwo yari inkuru yo gukira ndetse no kubahana. Byahindutse inkuru yahinduye buri umwe wese wabyirukaga. Iyo rero yari inkuru y'umukobwa wanze kubabazwa. Mwakoze kubana nanjye good people. Iyi nkuru yanjye naha irangiriye. Ndizera ko hari ikintu watoyemo, ndizera yuko hari icyo yagufashije. Ndagusaba rero ngo ujye muri comment section umbwire ese watoyemo iki. Ndagusaba kandi wowe utarakora subscribe ngo kandi subscribe, ukane no kunsongera kugira ngo ujye ubona notification. Wewe wayikoze duhana buri gihe, icyo ngusaba ni ukukanda like, ugafata linki ukayisharinga, ukabashirenga kuri WhatsApp yawe, kuri stati, ukaba wayifata ukayohereza mu magroupe inshuti zawe, kugira ngo izi story nzana twese tujye tuzigiraho. Nkora akenshi izi story mpora nkwibutsa nuko kugira ngo zibashe gufasha society, zibaje kudufasha twese, kubera ko ibyinshi nzana muri izi story ni byinshi tunyuramo, ni byinshi bagenzi bacu banyuramo, ni byinshi imiryango myinshi inyuramo. So icyo rero wamfasha, fata iyi story uyispreading, uyishyire hose, buri mwese ayumve, inshuti, abavandimwe, kugira ngo ibashe gufasha society. Wakoze kubana nanjye, njye banyita DT, ni Behind the Walls Show. Nawe utaha, see you at the next video. Ciao ciao.